cyangwa se umuntu mutoya, buri twese duharanira amahoro mu buzima bwacu. Ibyo dukora byose tuba dushaka kuzagira amahoro ndetse kubaho mu mutekano. Rero rimwe na rimwe iyo wumvishe umuntu arimo gusa nk'uhungabanya amahoro mu buzima bwawe, wumva nk'aho ufite ikibazo gikomeye cyane cyangwa ukabura balance mu bitekerezo. Nawe rero niba wumva ko iyo umuntu amaze nk'ukubangamiye akakuvana muri stability yo kuba watekereza cyangwa kugira amahoro mu mutima wawe, ase wiyumva ute iyo wowe urimo gusa nk'uwaka amahoro abandi? Ibyo twese ni ibintu twanga cyane kuko biratubangamira. Iyo utekereje ko umuntu arimo kukubangamira, bisa nk'aho ubuze stability mu bitekerezo, ukabura balance, ugatangira gutekereza ibintu bibi gusa. Niyo mpamvu rero buri muntu ku giti cye tugomba gutekereza ibintu bituma tugera ahantu heza, ugatuma umuntu wese agira ibitekerezo biri positive apana negative. Ibyo niba bitushaka kubigeraho nta kindi, gerageza kubabarira igihe waba wakorewe ikosa. Ikindi nawe gerageza kubabarira undi muntu wumva waba warakoreye ikosa mugenzi wawe, ariko ukiyumva nk'aho ari wowe yaba yararikoreye. Ikindi dushobora kwitaho, tugomba kurebaho, gerageza gukora ikintu cya nyacyo ubanje gutekereza inshuro zirenze imwe, yaba imivugire, imikorere ndetse n'imigendere, kuko ibyo bizadufasha kuba mu buzima bwiza bufitanye amahoro, ubumwe ndetse no kwiyunga. Ibyo rero ni bimwe bintu tugomba gukora kugira ngo tuzagere ku cyo dukeneye. Niba ubona yuko buri wese niba atirebye ahubwo akareba kuri bagenzi be ntiyigarukeho gusa, ibyo bizadufasha kuba mu isi itunganye kandi imeze neza, irimo amahoro twifuza, tube mu isi inoze. Ibyo byose rero ntitwabigeraho ku muntu ku giti cye, ahubwo tugerageze gufatanya, dushyire hamwe mu bumwe, baba kwiyunga ndetse no mu bumwe ndetse no gutekereza ibitekerezo bitujyana mu buryo bumwe cyangwa se mu iterambere rimwe. Nawe niba utari warakoze subscribe, turakwibutsa kubanza kumanuka ukajya hasi ugakora kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byacu by'ubutaha. Ciao ciao.